Yes, ikaze hano muri Stade Amahoro mu cyumba n'ubundi kiberamo ikiganiro n'abanyamakuru hamaze gusinyirwa amasezerano hagati y'ikipe ya Rayon Sports na Bank ya Kigali cyangwa se BK. Nyuma yuko BK isinyanye amasezerano na Rwanda Premier League kuri ubu ngubu icyari gikurikiro ni Rayon Sports. Ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda, ngira ngo byari bimaze iminsi bivugwa rero kuri uyu wa gatanu nimugoroba guhera saa 10 hano muri Stade Amahoro mu cyumba n'ubundi kiberamo ikiganiro n'abanyamakuru no hasinyiwe aya masezerano. Ngira ngo muri murabibona hano kabisa bari bakoze banner One Club One Bank, murabibona amabara n'ubundi Rayon Sports isanzwe ifite ubururu n'umweru, n'ubundi niyo iyo ugiye muri BK niyo uhasanga kabisa bose n'ubururu n'umweru. Hano mbishe n'abayobozi bayo bavuga ko ngo mu bijyanye n'imyaka bose bari muri za 60 n'imyaka benda kungana. Imwe ni bank imaze imyaka myinshi hano mu Rwanda, ko Rayon Sports murabizi ko nubwo atari ikipe imaze imyaka myinshi hano mu Rwanda, iri nubundi iri navuga iri mu makipe amaze imyaka myinshi hano mu Rwanda. Rero navuga ko hari ibintu bitagiye bakiriya, ngira ngo nubundi tugarukaho muri rusange. Abantu muri baza ngo ubundi aya masezerano afite agaciro kangana gute exactly, kubera ko ntabwo perezida wa Rayon Sports igeze yerura ngo avuge ngo naka ngaka, ariko hari ibihari uko byagenda kose, ari nuko amafaranga azagenda yinjira muri Rayon Sports, ariko byose kugira ngo abe menshi bizajya bijyana nuko abafana ba Rayon Sports babikije muri bank ya Kigali ndetse na transaction zanyuzeyo. Nuvuga ngo niba hari ibyo mukandi busobanure amakada abafana ba Rayon Sports bazajya baba bafite ku buryo n'ujya ukora transaction yose muri bank ya Kigali ikipe yawe izajya igira percentage ibonaho. Nuvuga ngo mu byiciro ubundi Rayon Sports igiramo abafatanyabikorwa ifite ibyiciro bitatu. Hari iyitwa Silver, aho ujya muri iki cyiciro aba yishyura hejuru ya miliyoni 300 z'amanyarwanda ku mwaka. Nuvuga ngo kuri sezo ku mwaka w'imikino. Hanyuma muri Gold haba harimo hejuru ya miliyoni 500 z'amanyarwanda ku mwaka. Hanyuma muri Platinum aba ari uguhera hejuru ya miliyari 1 y'amanyarwanda kuzamuka. Nuvuga ngo abashobora kuba menshi ariko atajya munsi ni miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamura. Rero BK iri muri iki cyiciro cya Platinum, ni nayo yonyine iri. Ureba abafatanyabikorwa bandi bose Rayon Sports ifite, reka nze mitemba bano ni benshi, imaze kugira abafatanyabikorwa benshi, nta numwe uri muri iki cyiciro. Bivuze ngo no mu mateka ya Rayon Sports icyo ko byagenda kose aya niyo masezerano ahenze ikipe imaze gusinya hano kabisa. Dore ngaya hano mu bafatanyabikorwa ikipe Rayon Sports ifite harimo Jairuti, hakabamo Airtel ndetse na Skol mu bafatanyabikorwa yari sanzwe ifite. Bivuze ngo Kanari ntago bagikorana, kuko ndabona hano kuri ku magraphic Rayon Sports irimo irakoresha muri yitegura Rio Day ku bafatanyabikorwa yashyizeho Jairuti, ishyiraho Skol ndetse na Airtel na BK, ariko already baratangiye kumushyiraho. Gusa amakuru ari ngo nuko mu gice cya sezo iheruka hari amafaranga BK n'ubundi yahaye Rayon Sports, ayo ngaho agomba guherwaho. Nabonye bavuga ko ari miliyoni 150 miliyoni kanze ndebe hano neza kabisa. Gusa hari amafaranga already Rayon Sports yahawe muri sezo ishize mu mikino yo kwishyura kugira ngo ibibazo byose yari ifite bikemuke ndetse n'amadeni yose kabisa abagira. Nuvuga ngo Rayon Sports mu gice cya sezo iheruka yahawe miliyoni 175 z'amanyarwanda, ayo ngaho agomba guhita aherwaho. Noneho rero hari uburyo Rayon Sports izagenzamo amafaranga. Ubundi iyo ubaze neza aya masezerano afite agaciro ka miliyoni 5 ndetse na miliyoni ka miliyari 5 ndetse na miliyoni 500 z'amanyarwanda, ariko hari uburyo ashobora wenda kuzajya yongeramo. Sinzi, nuvuga ngo umureyo arasabwa kuzajya afunguza account muri BK buri mureyo wese ahantu ari. Nuvuga ngo wenda Rayon Sports izagenda ibishishikariza abantu, ariko buri mureyo arasabwa gufunguza account muri BK. Noneho transaction akoze amafaranga, murabizi ko muri zino banki zitandukanye yohereje amafaranga, iyo bikuje, iyo bakwishyuriyeho hari amafaranga bagukata. Niyo ku mafaranga BK izajya igukata hazajya havaho percentage runaka ihita ijya mu ikipe ya Rayon Sports. Nuko nko bizajya bimeze, bibare nkuko mwari mubizi n'ubundi Rayon Sports igisinya amasezerano ameze gutya hakuriya. N'ubundi hari n'andi makampani bagiye bakorana bimeze gutyo nyine. Rayon Sports ikagira amafaranga ibona bijyanye nuko abakunzi bayo wenda bakonsomye ibintu runaka, product runaka no muri ya kampani basinyanye nayo amasezerano. Niko bimeze muri BK. Nuvuga ngo hazashyirwaho card y'umunyamuryango, Gikundiro card izajya ikoreshwa nka visa yifashishwe no mu kwishyura ibintu. Nuvuga ngo nujya kwishyura ikintu wishyura ukoresheje ya card. Hari percentage niba mwishyuye muri benshi, nuvuga ngo hari percentage n'ubundi abantu bazajya hari percentage izajya ivaho kuri icyo kintu wishyuye, amafaranga atajya muri murera. Ubwo aho ngaho bashobora kuba bakoze nk'ijanisha wenda bakaraba kuvuga ati ko byagenda kose ntago mwaka azajya habura
miliyari y'amanyarwanda. Ariyo mpamvu yo babishyize mu gaciro bavuze ko cyangwa se uhita usanga aya masezerano muri rusange azamara imyaka 5 n'igice, kubera ko igice already cya sezo yashize ari amafaranga, nubwo Rayon Sport itari yarigeze bitangaza, ariko hari amafaranga Beka yahaye Rayon Sport muri sezo ishize, nayababwiye ni miliyoni 175 z'amanyarwanda. Bivuze ngo niho icyo gice kirimo kirava. Ubwo aya masezerano namutse ubaza guhera ubu ngubu guhera muri 2026 azarangira muri 2031. Amasezerano y'amateka kabisa muri Murera. Ibyari cyo numvishe perezida avuga ndetse n'ubuyobozi bwa Beka nuko muri Rayon Sport urumva birumvikana kamwe ntabwo wabukorana na banke ngo nurangiza ngo bivuge ngo ntabwo wahembye kandi urimo urakorana na ba nyiri amafaranga. Urumva ngo bita bitangira guteza ikibazo ko byagenda kose niyo Beka niyo banke byayisiga isura mbi, ko byagenda kose Beka izagifasha Rayon Sport n'ubundi guhemba imishahara y'ukwezi ku bakinnyi ba Rayon Sport. Bivuze ngo bya bintu byakubyo abakinnyi ntabwo barimo barakora imyitozo ngo ngibiki n'ibiki ewana muri Murera birimo biragenda bicika kabisa, ibintu bimeze neza cyane. Hanyuma rero muri iki kiganiro n'abanyamakuru hari abagabo batandukanye b'abanyamafaranga baba muri Rayon Sport. Murabizi ko muri Rayon Sport uburyo ibayemo ifite abanyamafaranga benshi bayifana. Urumva ifite nuvuga ngo murabizi ko Rayon Sport ifite abanyamafaranga benshi bayifana. Murabizi mu biyobozi bwayo n'ubundi n'abantu bagiye bayiyobora, yaba ba Tade na murabizi ko nabakirwa ngomba mpereye kubaheruka n'abantu nyine b'abanyamafaranga muri Rayon Sport. Nyine hari n'abantu bajya bibaza ati se kujya mu muntu afana Rayon Sport birora no kuba afite amafaranga, kuko usanga abantu benshi bayifana ari abanyamafaranga, kubera ko ugiye kureba mu bantu bayoboye Rayon Sport usanga harimo abakire benshi n'abandi ariko batayiyoboye. Murabizi ko hari ukuntu n'ubundi bajyaga bayitera inkunga wenda, ariko ubu ngubu bwo bafatanyabikorwa bagiye baje already cyo ndetse ntabwo bizongera kubaho, ariko ibyari cyo Rayon Sport ifanwa n'abantu benshi bafite amafaranga. Rero no muri press conference bari bahari. Nyuma y'iyi press conference yasajyaho kuba icyo gala night, umusangiro. Urumva hari abantu batandukanye n'ubundi bari bamaze n'igihe batagaragara muri Rayon Sport, bahaji Kanyabugabo ewana bakire benshi kabisa bari bahari nababonye. Bivuze ngo bagiye kuganira na Beka, ariko n'ubuyobozi bwa Rayon Sport buriho burangajwe imbere na Murenzi Abdul. Birumvikana ko na komite yose y'inzi bakiho yari ihari baganire. Ubwo nabashishikariza nyine ko amafaranga yabo ngo bagiye kujya bayanyuza muri Beka kugira ngo Rayon Sport ibone ya percentage. Nuvuga ngo bagiye guhera kuri babanyamafaranga, nibyo namwe bafana bandi basanzwe bizabagiro, ariko bagiye guhera kuri abantu bafite amafaranga menshi, kubera ko nibo banakora transaction ziremereye. Niba Kanyabugabo bagiye kunyuza nka miliyoni 100 muri Beka, zinyuremo wenda ahita havamo nka miliyoni 1 igiye muri Rayon. Nuko ngo bagiye kubigenza. Ubwo bagiye kubaho ubukangurambaga, ariko bahere muri abantu bafite amafaranga. Nababwiye ba Dr. Emile Rwagaco namubonye, Haji Kanyabugabo n'abandi batandukanye nyine bafite amafaranga ba muri Rayon Sport banatume muri iyo gala night kabisa mu musangiro Rayon Sport igiye kujyana navuga n'abandi bantu n'abafatanyabikorwa bayo, ariko n'abayozemo nk'abayobozi ndetse n'abafana bayo bandi batandukanye, ariko n'abanyamakuru batumiwe. Nuko nk'uko bimeze kabisa baba muri Rayon Sport. Nuko byifashe iby'amasezerano. Ibyo wakoramo niki nabikubwiye nuko afite agaciro ka miliyari 5 z'amanyarwanda na miliyoni 500. Amasezerano akaba igihe ni imyaka 5 n'igice. Nabibabwiye aho igice gituruka n'ugera muri sezo ishize no kuburyo izagenjizamo amafaranga ni muri ubwo buryo kabisa. Nababwiye icyiciro navuga umufatanyabikorwa wa Beka arimo ni muri Platinum, aho ariyo wenyine niwe muntu uzajyohereza amafaranga menshi mu ikipe. Nuvuga ngo kugeza ngo Beka ni umufatanyabikorwa mukuru w'ikipe Rayon Sport. Ariko muri Murera uyu munsi ntabwo bakiriye amakuru meza gusa, kubera ko mu kanya mbonye ibaruwa yuko ikipe Rayon Sport yamaze gukurirwaho ibihano yarafatiwe kubera umunyezamu Drissa Kuyate. Uyu munyezamu urabizi ko nubwo akiri muri Rayon Sport, ariko hari haraje ibintu by'uko yayireze nyine binatuma Rayon Sport ngifatirwa ibihano byo kutandikisha abakinnyi mu myaka 3 ikurikiyeho, mu myaka 3 iri imbere, ariko kugeza ngo byavuyeho kabisa. Murabizi ko n'ibintu byari byaciye igikwa mu bafana ba Rayon Sport muri rusange. Abantu bibaza bati ese abo bakinnyi bose basinyishwe bizagenda gute? Nyuma ya Rayon Sport ihita bigira clear mu itangazo, binyuze mu itangazo yashyize binyuze ku nkoranyambaga, ivuga ko we n'umukinnyi bumvikanye aracyari umukinnyi wa Rayon Sport, ariko n'ubundi ntabwo byari byakuyeho ko FIFA yaramaze gufata ibyo bihano. Rero icyakozwe nuko Drissa Kuyate yasandikira FIFA bibwira ko ibibazo byakemutse. None FIFA ubu ngubu yamaze koherereza ibaruwa ikipe Rayon Sport ibwira ko nta kibazo bagifitanye, ubu ngubu bemerewe kwandikisha abakinnyi bashya. Ibaruwa ngi kabisa yasinywe n'uwitwa bamwita Emerico Esper. Uyu nguyu ni head of disciplinary, nuvuga ngo niwe wana mu bantu bashinzwe
imyitwarire muri FIFA kabisa ubikuriye niwe wasinye kuri iyi baruwa yohererejwe ikipe ya Rayon Sport ndetse n'uwitwa Drissa Kuyate ndetse n'uwitwa Daniel Rey niwe nguyu arinde ntumbaze ariko weba ngaba nibo boherejwe kabisa iyi baruwa ya n'ubundi ikomorera ikipe ya Rayon Sport. Gore abafana ba Rayon Sport birumvikana ko uyu wa gatanu mugiye kwinjira muri weekend ibintu byose bimeze neza, ibintu byose ari amahoro, amafaranga yabonetse ariko n'ibihano byavuyeho kabisa. Ndatekereza ni inkuru nziza abwo nuko ibintu byifashe. Ubwo ndatekereza nta wundi mufatanya bikorwa icyo cyo wenda mureri busenyanye nawe muri iyi minsi kubera ko uwavugwaga warusigaye yari Beka none nawe byarangiye. Ubwo umuntu abyibuke ko iruka kongera amasezerano na Skol uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye kabisa. Murabizi ko n'u Rwanda hano mu Rwanda Skol na hano harara amazi kare yayo nanimo ndayareba ibintu byose bimeze neza cyane. Ngayo nguko nitwa Aloys Nonye nguko kuri kamera Radio Director Mivini Pro. Iyi ni Nyarwanda Sport TV turabakunda cyane.